kuza inshuti za Yesu, inshuti z'umusaraba, inshuti za Mutesi Delphine. Yesu ashimwe. Shalom shalom. Maze igihe ntaza aho mperukaho ndimo kubwiriza ijuru rifunguye. Uyu munsi rero ikintu kinzanye kuganiriza inshuti zanjye ni mindset, ibitekerezo by'umuntu cyangwa se imitekerereze y'umuntu. Imitekerereze y'umuntu nje nkanjye ubwanjye ukuntu mbyumva, ndashaka kubigisha namwe mukabyumva mukabisobanukirwa, kandi Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Reka mbanze dusenge kugira ngo tubone ukuntu dukurikirana icyigisho cyanjye cy'imitekerereze cyangwa se imyumvire, cyangwa se ndigisha ku mitekerereze, imyumvire, confidence. Icyo cyigisho cyanjye gishingiye ku ijambo ry'Imana, kubaha Uwiteka. Reka tubanze dusenge Imana kugira ngo tubashe kugendana neza na Mwuka Wera n'Umwami Yesu akiyobore. Uwiteka Mana nziza yo kwizerwa, Imana ishobora byose, ndagushimiye aka kanya nyaguhora ku ngoma kuko waturinze bigeze iyi saha igicamunsi nk'iki tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi bavuye mu mibiri yabo, hari benshi bageze ahacecekerwa, hari benshi bameze nabi bari mu bitaro hatandukanye, cyangwa bafite ibibazo n'ubundi bibaremereye, cyangwa se Mwami Imana yanjye imyumvire yabahejeje ahantu, yabazingiye ahantu. Mwami Imana, hari benshi bakeneye kugira ngo bakumenye babone agakiza kawe. Ndabasengeye Mwami, bafungurire amatwi, ubafungurire imitima, maze bafungukire kukumvira. Data mwiza, ahangaha muri iri teraniro ry'aka kanya ngiye kwigisha ijambo rishingiye ku mitekerereze, imyumvire, confidence, kwiyumva. Umuntu Umwami Imana akamenya inzira akurikiye, akamenya umwami akorera. Niryo jambo ngiye kwigisha. Abadukurikiranye ahangaha rero Mwami, abo twicaranye live, abazadukurikirana ku murongo nyuma, impande enye zose z'isi zizumvira ijambo Mwami Data, abo bose mbasabiye umugisha kandi mbasabiye umutima wo kumva, ukiga, ukumva, ukanafata, maze bakagendana n'ijambo ryawe kandi bakakubamo nawe ukababamo Kristo, kuko ari wowe ukwiriye uru rugendo turimo. Ni wowe ukwiriye Mwami gufungukirwa imitwe yacu, umutima wacu, kugira ngo Mwami ubugingo bwacu, haleluya, ubugingo bwacu bugutunganire Mwami, maze igihe uzaba ugarutse cyangwa igare ryacu ryamanutse ntituzagira isoni cyangwa ikimwaro cyangwa kwicuza ngo ntitwamenye kandi twarabwiwe kenshi. Reka rero Umwuka Wera ayobore iki kiganiro, ayobore iteraniro, ayobore ijambo ryawe Mwami, kugira ngo hatabamo imyuka mibi tuvangira mu izina rya Yesu, ahubwo ubutware n'ubushobozi bwawe aka kanya aha hantu muri iki kiganiro. Ni mu izina rya mbisabye nizeye Kristo, none n'iteka ryose, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero kubanza gusenga ni byiza, ko Satani nawe buriya aho aba yicaye ingabo ze ziba zahagurutse cyangwa iki, kandi tugiye kwiga ijambo ry'ubwenge, ijambo imitekerereze, mind zawe, guhindura imitekerereze. Impamvu ndimo kubivuga aka kanya, hariho nk'abantu baheze ahantu hamwe, hari abantu baheze ahantu mu madini ati njyewe idini ryanjye ni iri n'iri, sinakora ibihabanye naryo, yewe nkoze ibihabanye naryo n'ubugingo ntabwo nabona. Mbese bagafata idini nk'aho idini ari ijuru, cyangwa umuntu agafata akazi ke runaka akora nk'aho ari ijuru. Ugasanga umuntu wenda ni umucuruzi, reka ntange urugero mu bintu by'isi. Umuntu ugasanga yenda acuruza amasaka, ariko amasaka nta n'inyungu abonamo pe, ariko akavuga ati se ninyavamo ndajya mu bindi nzabishobora. Iyo ni imitekerereze yawe, kandi nyamara iyo uvuyemo ukajya mu bindi wabishobora kandi bikagenda neza, ariko kuko ufite bya mitekerereze yawe ntabwo washobora kubivamo, byakugize imbata. Imitekerereze yawe yagufungiye ahantu. Imitekerereze yawe rero ufite ako kanya niyo ituma uba uwo uriwe. Haleluya. Nk'ubu ngubu mu Migani 23 wahasoma, mbese ukanahasoma ibyo ngiye kuvuga uzabisanga. Abahungu bafashwe nk'ingwate, barabanyaga, barangije babajyana ibwami. Babagejeje ibwami, umwami arategeka ngo bazajye bajya ku biryo by'umwami, banywe kuri vino y'umwami. Ariko so
gatoya. Ubundi ni ukuvuga ngo ubwenegihugu bwawe ufite, aha ngaha ngiye kuvuga ku bana b'Imana. Twe turi abana b'Imana, mfite ubwenegihugu bw'ijuru. Ndabizi ko ndi umwana w'Imana, ndabizi ko nkomoka mu gihugu cyo mu ijuru, ndabizi ko papa ari we mutware utwara abatware. Isaha n'isaha ndabizi kuko nubwo ndi hano mu isi ariko nzajya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ubwenegihugu bwanjye, iyo umaze kumenya ubwenegihugu bwawe ukamenya irangamuntu yawe, ni ukuvuga ngo niba ufite irangamuntu yo mu Rwanda uri umunyarwanda. Haleluya! Niyo wagenda Uganda ugikandagirayo utarabumbura umunwa ngo uvuge cyangwa ukicara gutya nk'uko nicaye, nyamara Uganda arakora akavuga ati uriya muntu ni umunyarwanda pe. Imyitwarire ye mbese n'ukuntu yifashe biragaragara ko ari umunyarwanda utaravuga. Niyo wahaguruka aho hantu ukagenda basigara bari kujya inama bakadisikita bakavuga ati ariko uriya muntu mu mugenzura igihe azavugira azaba ari umunyarwanda. Kubera ifite imyitwarire y'umunyarwanda, hari ibintu tutemerewe gukora nk'abanyarwanda. Abanyarwanda nk'ubu iyo tubyina indirimbo za kinyarwanda dutega amaboko, kandi nyamara Abagande bo babyina bizunguza, Abakongomani babyinana nyine imbyino zabo n'imbaraga zabo. Ni ukuvuga ngo twebwe Abakongomani barya imbwa, bakarya inzoka, nta nyama batoranya, yewe no muri Centre Africa barya n'ibinyabwoya. Ariko wowe munyarwanda ntabwo wakirya. Kubera iki? Dufite culture yacu, dufite umuco wacu tugenderaho nk'abanyarwanda. Iyo umaze rero kumenya ko uri umunyarwanda ufite n'irangamuntu yo mu Rwanda, ubwenegihugu bw'umunyarwanda, witwara nk'umunyarwanda. Nshatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ngo iyo uzi ko uri umwana w'Imana ukaba ufite ubwenegihugu bw'ijuru, uri umwana w'Imana mu ijuru, n'imyitwarire yawe irahinduka. Ihinduka nta n'ukubwiye ngo yihindure, ahubwo kuko wamaze gufata bwa bwenegihugu bw'ijuru ukaba uri umwana w'Imana ukomoka mu ijuru uzajya mu ijuru. Iyo ugiye kwambara ubusa urabyibuka ukumva ugize n'isoni, ukavuga ati ariko ibintu koko bikwiriye umwana w'Imana, bikwiriye umuntu ujya mu ijuru ufite n'ubwenegihugu bwo mu ijuru. Ese n'umuntu nawe ubwawe ukumva biguteye isoni, ukitwara nk'umwana ujya mu ijuru, nk'umugenzi ujya mu ijuru ufite irangamuntu y'ijuru. Nimba rero utari wabona iyo rangamuntu y'ijuru, ndakwifuriza kuyibona. Wiruhira ubusa, kuko ntabwo wemerewe kugira ubwenegihugu butari ubw'igihugu ubamo cyangwa ukomokamo. Hari abantu bakiri mu madini, ugasanga umuntu aravuga ati njyewe ndi umwadeperi urugero, undi ati ndi umusilamu cyangwa ndi iki, ariko ntagira aho abariza. Ahubwo we ava hakajya mbese ibyo ni ukujarajara n'idini abarizwamo yemwe nta nubwo rimwemera nkaho ari uw'iryo dini. Ni ukuvuga ngo hari abantu birirwa bavuga mwami mwami, Yesu Yesu, bakaririmba bakabwiriza, yewe bagatanga n'ubutumwa bakavuga no ku mihanda, ariko badafite ibyangombwa by'ijuru. Ibyangombwa by'ijuru, irangamuntu y'ijuru, imirimo yawe niyo ibyerekana, niyo ikwerekana igihugu cyawe, imyitwarire yawe, mindset zawe, ibitekerezo byawe. Nk'ubu hari abantu urugero bakora nk'uburaya, ariko aricara akavuga ati uburaya mbese kumva umutima uri kumupushinga ngo abuvemo. Ibitekerezo bye tuba ati nimba uvamo nzahabwa iki, ese nzakora iki, ese nzabaho gute. Abantu baririrwa bazimana ngo Mana ngo mpindurire ubuzima, ngo ariko Mana ngo nawe urabibona Mana, ngo urya ari uko nasambanye, ngo urya ari uko nibye, ngo mu bitekerezo byawe remamo impamvu iha Imana gukora, ikagushakira ibyo gukora. Hindura ibitekerezo byawe uvuga ati Mana ndagukurikiye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta wamwiringiye ngo yikorere amaboko, biri muri Bibiliya. Wowe remamo impamvu mu bitekerezo byawe iha Imana gukora, ikakuremera ibyo gukora, ikakuremera imibereho yo kubamo, kuko watandukanye n'icyaha. Tandukana n'icyaha, turikira Kristo, ube we ugira irangamuntu ye y'ijuru, kuko uri umwana w'Imana. Reka mbabwire, umugabo witwa Daniyeli n'abasore bane, ngira ngo biri muri Luka cyangwa
Okay, aho biri ubwo muzahabona namwe. Umugabo Daniyeli n'abaza bagenzi we ngo bakimara kubashimuta babajyanye bababwiye ati muti, barangije babwira uwari ushinzwe kubagaburira ati wa muntu twihera ibishyimbo utwihera amazi, biri mu bana ngo twihera ibishyimbo twihera amazi. Aravuga ati se umwami nabona mudasa neza mutabyibushye bizankoraho. Baramubwira ati byizeye tugerageze urebe. Kubera iki? Mu myumvire yabo, mu mitekerereze yabo hari harimo kuko Imana bakorera iratuma batananuka. Bo bari bazi igihugu bakurikiye, bari bazi umwami wabo, umutware wabo, bari bamuzi kuko atari bubatererane. Kandi iyo bahindura ibitekerezo byabo bakavuga ati reka twirire cyangwa tugire gute, hari abajyaga gutsinda. Ariko kuko ibitekerezo byabo byarababwiye ngo nimushikame mukomere mugume ku ijambo ryanjye murye ibishyimbo. Umva ngo bari beza, bari babyibushye, ngo basa neza banyiriye kurusha na ba bandi bariye bya bintu. Imana yarabarinze, maze ngo umwami Nebukadineza yarakoze ikibumbano arababwira ngo bagipfukamire. Mindset zabo zirabwira ati huya. Barangije baravuga ngo ntabwo twapfukamira ikigirwamana, barabyanga. Kubera iki? Ibitekerezo bya umuntu ntazaguhindura. Umuntu abantu benshi barabahinduye, ukagenda bagira ati ibintu urimo ni ibikiko. Va muri ibi ngibi ngwino usengera hano, ibitangaza birahari. Njyewe nagusengera nkanagukoraho yewe ibintu ukabibona. Abantu barashaka iby'isi. Aka kanya nta nubwo abantu bakijya mu rusengero gusenga Imana. Abantu barashaka amagambo aryoshye kubwira ngo Imana iguhaye inzu, iguhaye imodoka, iguhaye amafaranga. Ni byiza cyane pe, ni byiza kuba tubifite kandi Imana ibishimirwe kuko ibiduha. Ariko mbere ya byose shakisha Yesu, shakisha Kristo abo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Numara kubona irangamuntu y'ijuru, ubwenegihugu bw'ijuru, ibyo bintu byose uzabyongerera. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo wirirwa gushakisha ibintu, ngo nyamara ubutunzi bwo mu isi ngo bumera amababa, ngo bukamera nk'ibisiga bije mu bushwi bw'inkoko. Turimo kwirukanka ku bintu bizashira ejo, ariko nyamara ngo dufite Kristo akatubamo natwe tukamubamo, ibyo bintu byose tuzabyongerera. Nawe ufite igikapu aha ngaha cyuzuye amafaranga, mindset zawe, ibitekerezo byawe byakividura kigasigara cyambaye ubusa. Ufite ibitekerezo bipfuye, ufite iduka rinini hariya amafaranga urayafite kuri konti, ibitekerezo byawe byavidura ugasigara wambaye ubusa. Reka duhindure ibitekerezo. Njyewe uyu munsi numvise nshaka kwigisha mu guhindura ibitekerezo. Bari imyaka urugero ufite, urico ukavuga ati njyewe narize amashuri ndarangiza, mfite za diplome, mfite za degree, ni gute se najya gukora ikihembe? Ese ni gute najya kuba umumotari wambona se? Ibyo ni ibitekerezo byabipfuye. Nyamara iyo waburaye ntabwo utinya kujya guhura nawe umumotari ngo umubwire ati nka bibiri wampaye igihumbi. Haleluya. Njyewe uyu munsi ndigisha ayo magambo, bene data turi kumwe muri iri torero, muryoherwa mutaryoherwa ni gucyo yaje. Muyakire rero, kandi ndabingingira Imana kugira ngo ibahe umutima wo kwemera kwigishwa n'ubwenge bwo kurumva no guhinduka. Ni Kristo rero. Ufite Kristo ukamuhamagara araguhindura ibitekerezo byawe. Ugasanga umuntu ntashaka gukora, kandi nyamara iyo ka kazi asuzugura, iyo ahuye n'ugakora ntatinya kumusaba. Izo mindset zawe rero zikubwira ngo warize, ngo wiga amashuri arangiza. Reka mbabwire, aka kanya yaba ari kuvuga ngo ni amashuri nize, ntabwo mba nicangaye imbere yanyu, ntabwo mba ndikubwiriza abantu 1,200 kuko nta shuri na rimwe nifitiye. Yewe nta n'impamyabushobozi, impamyabumenyi yo muri primaire, nta n'impamyabushobozi mfite y'umwuga wenda runaka nize. Icyo ngicyo niberagamo n'ibyaha, kandi ibyaha nta teresifika, nta diporome. Ingaruka y'icyaha ni urupfu. Ariko ashimwe Yesu waje muri njyewe, yamara kunzamo ngahindura ibitekerezo byanjye, narangiza ibitekerezo byanjye nibyo bitumye mba uwo ndiwe aka kanya.
nibyo bitumye ngira confidence yo kuvuga ngo iyo wahinduye ibitekerezo byawe bikugira uwo ugomba kuba we muri ako kanya. uri kumva kuba reka mbabwire bene data, aka kanya ushobora kuba wicaye hano utabyara cyangwa se urwaye indwara zidakira, ngo izi indwara zirahari pe, ngo ukumva umuntu aravuze ngo iyi ndwara ntikira. nta ndwara idakira n'imwe ibaho. reka manze mbabwire, abadamu bo murabizi cyane, bibiliya yarambwiye ngo umugore yari amaze imyaka 12 arwaye umugongo ava, bari iyo myaka 12. umuntu muzima uri none niba urengeje iminsi 3 umunsi wa 4 wa 5 uvuze induru biba byacitse nta n'imbaraga ufite. umugore amaze 12 ngo ariko nyamara ngo yakoze ku gishura cya Yesu gutya arakira. Haleluya. umugabo w'umusirikare yari arwaye ibibembe byaramwizinzeho, arangije nta natari yarivuje, rimwe baramubwira ati Kristo arahangaha, aragenda. ijambo ry'Imana ryanga ngo yarazamutse, ngo aragenda ngo ageze mu nzira, ngo nuko Yesu ngamutuma ngo aramubwira ngo nasubire inyuma. akigera aho ngaho nakate asubire inyuma, ngo amanuke muri iyo nzira yaciyemo. Haleluya. ngo agende ajye mu mazi ari aho hasi, ngo ayidubikemo inshuro 7, ngo ibibembe birakira. aramanuka yarakomeye, nawe urabyumva nyine umusirikare mukuru ati subu iyo abimbwira n'ubundi ko abibonye ntaramugeraho, iyo abimbwira mbere ntaramugeraho, wenda akaba yaranantumyeho. nyine yarebye ku byubahiro byaravuga ati amapete mfite, abantu bapfukamira, ndafande ndakomeye. iyo abimbwira mbere, wacu dufite inzuzi, dufite za Yorodani, dufite za pisine, amazi meza atarimo na biriya byobo. ati iyo abimbwira mbere mba nayaciyemo, n'ubundi amazi n'amazi yari no kuyiza. ariko barangije baramubwira ngo jya muri ayo mazi. ikibazo ntabwo cyari icy'amazi meza, ikibazo cyari imyumvire ye. we yumvaga kuko ari umuntu ukomeye, ari umusirikare mukuru afite n'ibyo byubahiro, aragenda akanamukoraho akamurambikaho ibiganza, kandi yari arwaye ibibembe, kandi ibibembe birandura bigera kuri ndetse. Yesu kubera ubushobozi afite, yari afite confidence, karamuhereza muri ya mazi, kandi akibiramo inshuro 7, nta nubwo ari n'inshuro imwe, maze agakira. Haleluya. reka mbaho urugero. umugore w'umushunemukazi yari yarabuze umwana w'umuhungu n'abana w'umuhungu yagiraga. ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo reka ndebe, umushunemubiri buri mu bami ba 2 muzahasome, abami ba 2 muzabisangamo. ngo ariko Eliya ngo ahaciye, umushunemukazi yaramubonye amubonamo Imana, yinginga umugabo we ati uriya muntu amubonyemo Imana, reka tumwubakire mu nzu yo hejuru abemo. yari afite confidence uriya mugore, muri we hari harimo Imana kandi ayubaha, kandi azi ko Imana ishobora byose. aho reka marenge imitengera ahantu ashakaga kubibwira. umwana we rero yapfuye, umwana wavuye mu masengesho ya Eliya yapfuye. amaze gupfa umwana we, umugore ahamagaye umugabo yari umuntu ukomeye, umwana ari ku rugamba, aramubwira ati nkeneye indobo bimwe n'umukozi wawe, binyoherereze byihuse. umugabo ati se wa mugore we, ni ukubera iki ubishaka aka kanya? umugore ati hoya binyoherereze nta kindi. umugore yari afite confidence, atitaye ku mugabo we, atitaye ku marera y'umugabo we, ku bukana bw'umugabo we. wenda aka kanya wowe wavuga ngo yari afite umugabo mwiza, ngo witwara neza, ngo witonde, ubibwiwe n'iki? umuntu wese yahinduka uko ashaka, umuntu wese yaba mubi kubera ibitekerezo, umuntu wese yaba mwiza kubera ibitekerezo bye. menya ibyawe, itekerezeho, hindura ibitekerezo byawe, nibyo bitumye uba uri w'aka kanya.
icyo ndagisubiramo, sindimo kwirata, nimwifate nko kwirata. Ibyo ndimo kuvuga ni ukuri kandi ndi kubivuga bindimo kuko njyewe nahinda ibitekerezo byanjye bituma mba uwo ndi w'aka kanya. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge no kuva mu byaha niko kujijuka. Emerera Kristo abo umwami wawe, ufata ibyangombwa by'ifata irangamuntu y'ijuru, ibindi byose uzabibona kandi uzagirirwa neza. Ngo nuko umugabo aramubwira ati koko ubishakira iki? Ati ndabikeneye ahubwo byihuse ngende. Umugabo arangije aramubaza tumeze neza, n'umwana ameze neza, atameze neza, ndabikeneye ngende. Ako kanya umugabo we yarabyohereje. Arangije ngo umushunamukazi yabwiye umukozi we ati hute supidi ntuhagarare, kereka njyewe nibikubwira. Ngo yaragiye, ngo ageze ahantu umukozi w'Imana acumbitse, ngo atari yagera umukozi w'Imana ngo yari yamuboneye kure. Ngo arangije umukozi w'Imana abwira umukozi we ngo genda, ngo uriya muntu ni wa mushunamukazi, ngo ihute ashobora kuba afite ikibazo, genda uhure nawe. Bene data nshuti za Yesu, nshuti z'umusaraba, ndi kugira ngo mukurikirane aha hantu mukunze, wumve ijambo confidence, wumve icyizere ugomba kwigirira wowe ubwawe. Icyizere wowe ubwawe uzigirira uzagikurayo. Uzaba waragiriye Kristo icyizere, numugirira icyizere nawe ubwawe uzigirira icyizere kubera Kristo ukurimo. Haleluya! Nta kindi nakwiratana uretse Kristo. Kristo niwe utumye mba uwo ndiwe nonaha, kuko namwemereye ngahindura mindset zanjye, ibitekerezo byanjye nkabihindura. Ibitekerezo nari bifite kera byari bitumye mba wa wundi nyine wa kera. Ibitekerezo mfite aka kanya bitumye mba uwo ndiwe nonaha. Mutesi Definizi wicara akabwiriza akavuga ijambo ry'Imana, kandi ibitekerezo icyo gihe nari bifite byo byari ibitekerezo nyine nari ndi wo mu kabari, mu byaha byinshi mbese byose bitandukanye, kubera ibitekerezo byari bindimo nibyo byari bigize uwo nari ndimo. Aka kanya rero ibitekerezo byanjye nimara kubihindura nkakurikira Kristo nkabona irangamuntu y'ijuru, nibyo bitumye mba uwo ndi w'aka kanya. Ngo nuko umukozi ngo aragenda ngo amugezeho, ngo aramubaza ati umeze neza? Aramubwira ngo umeze neza, kandi yari asize umwana we yapfuye, anamukingiranye mu cyumba cyo hejuru. Aka kanya twe ari nkanjye babibajije cyangwa wowe cyangwa kanaka, nuko wibaza tumeze neza, ngaturika nkarira, amarira nayo ni mesaje, cyangwa kubwira turambaza iki umwana wanjye ko apfuye. Haleluya! Confidence yo kugira Kristo mu bitekerezo byawe harimo iki aka kanya? Ikiri mu bitekerezo byawe nicyo gitumye uba uriwe. Haleluya! Ngo arangije aramubwira ngo meze neza, kuko umukozi w'Imana yaramubwiye ngo umaze kumeze neza, umugabo wameze neza, umwana wameze neza. Yarabajije ati se umugabo wameze neza? Ati ni amahoro. Uri amahoro? Ndi amahoro. Ese umwana wawe ameze neza? Muvandimwe, nshuti y'umusaraba, reka nkubaze icyo kintu nawe cyiyumvishe. Umwana wawe yapfuye ndetse usize umuryamishije ahantu, umuntu arakubaje ati ese umwana wawe ameze neza? Haleluya! Ako kanya wamusubiza iki? Ese wamusubiza iki koko? Umwana wawe yapfuye, urabizi ko yapfuye, kandi arakubajije ngo ameze neza. Wahita umutera ibuye da, ati urameze iki muri ibi? Ariko mu ijwi rituje, icyo yashakaga yarakizi, muri mindset ze, icyari kirimo mu mitekerereze ye, yaravuze ati ameze neza, kandi yari yapfuye. Ariko urupfu we ntabwo yari yarwakiye, yari yarwanze, ntabwo yari yarishyize mu mutwe, mu mitekerereze ye, kuko urupfu ruhari, ntabwo yari yabyemeye ko umwana we yapfuye. Haleluya! Ibaze nawe icyo kintu, umwana wawe yapfuye, urabizi ko yapfuye, urupfu turaruzi, wapfuye wapfuye. Umuntu akakubaza ngo ameze ati, uti ameze neza. Urumva umugore, intwari y'umugore uzi ikintu
akurikiye confidence akurikiye Kristo aravuga ngo ameze neza. Atahubwo mvira mu nzira ngende. Arangije yihuta ajya ku mukozi w'Imana. Yabajije ati umwana wameze ati yapfuye. N'umukozi w'Imana Imana yari yabimuhishe ntabyo yari yamubwiye. Aravuga ati ko nabimenye ko nari nabimenye. Ati genda jyana inkoni uyirambike mu maso y'umwana, uyirambike ku mwana, ku mutwe w'umwana araba muzima. Umugore aramubwira ati ndakurahiye Imana ishobora byose n'ubugingo bwawe, ntabwo ngusiga. Umugore afite confidence, irafite icyizere. Icyambere cy'urupfu uriya mugabo, umukozi w'Imana ni wowe uzi ahantu umwana yavuye. Ni wowe wamusengeye umwana araboneka. Ni wowe uzi ahantu umwana yavuye. Umukozi we rero ntabwo azi ahantu umwana yavuye. Ati ndakurahira Imana ishobora byose, Imana nsenga, Imana nkorera, yowe ubunini bw'Imana yawe nibwo bukora ibyo ushaka. Ukuntu Imana yumva, ukuntu yemera, agaciro yiha, ahantu yicaye, umva umutima wawe. Ubunini bw'Imana yawe nibwo butuma confidence yawe wumva icyo ushaka. Yaravuze ati ni wowe tujyana kuko ni wowe uzi ahantu umwana yavuye, nta n'uwo nari nabasabye, ni mwebwe mwamumpaye. Ngwino rero. Ngo umukozi we yarirukanse abaca barirukanka n'indogo, ngo ageze afata ya nkoni ayimurambikaho. Umwana ntiyazuka, ngo arazagura nawe aravuga ati yewe nyimurambitse ariko reka da, nta bushobozi bwabyo yari afite, kuko ntabwo yari azi ahantu umwana yavuye. Kugeza igihe yagereyeyo aramuterura, umwana aba muzima. Reka mbabwire icyo bivuze kugira ngo bigende bite. Wumve confidence yawe, imitekerereze yawe niyo iguhereza confidence. Ese wowe aka kanya ukurikiye Kristo cyangwa urimo uragendera mu kigare? Urimo urirukanka ngo wasengeye mu butayu ukiruka, ngo hariya hari Imana ivuga ukiruka, wagera mu rusengero ati nyine umuhanuzi bwa mbere na mbere. Ese mu mitekerereze yawe koko harimo iki? Urashaka kubona imirimo y'amaboko y'Imana? Urashaka kubona uko Imana ikora? Cyangwa uri mu kigare urimo urirukanka? Imitekerereze yawe niyo iguha confidence, niyo ituma uba uwo uriwe. Ntabwo ndimo kwirata. Hari abantu aka kanya ubukene bwizize, nyamara ni gutya abantu uri kumana ngo wampaye amafaranga wangize nk'akana kama. Ese koko uraryama ukageza saa sita uryamye, uwo kana kuri kwifuza uri ukeneye aka kanya kuko nawe araryama? Ese kuko warashakishije biranga? Hari abagabo bava mu gitondo mu rugo bakajya mu kazi bakirirwana n'inzara, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo azajya arushya. Ariko wowe umugabo byase wisizemo ikintu ngo jyawe ndi umugabo, kandi uryamyeho n'ikiyede ushaka kujya kugishaka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. None wowe nicyo ariko buri munsi ngo Mana ngo wampaye umugisha, ngo Mana ngo wampaye amafaranga, ngo wagize akana. Wabikoreye gute? Reka kuvuga ku munwa, banza uhindure ibitekerezo byawe. Nurangiza kubihindura bizakugira uwo ushaka kubaho. Haleluya. Reka mbare urugero kuri Yobu. Yobu yari umugabo wubaha Imana ndetse yari n'umukire, yari afite amatungo, yari afite amazu, yari afite umugore, afite abana. Ariko Satani yaramwinjiriye amuteza ibigeragezo byose, amuteza uburwayi. Icyambere cyarabanza amwiciraho umubiri apfa ahagaze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yishimishaga urujyo, ngo yagendaga ivu ari kuvuvuka, bigera n'igihe atagishoboye kugenda. Yobu Satani amwicira abana, Yobu Satani amwicira amatungo, Yobu Satani amumaraho buri kimwe cyose, kugeza n'ubwo yamukuyeho umugore we, amukuraho inshuti ze, ngo bose baramwanga ngo warekuye iyo Mana yawe.
iyo mana ubundi wayikoreye iki? Kubera iki yakwibagiwe? Ariko yobu mu bitekerezo bye yari yarememo ijambo rivuga ngo imana yanjye, imana ishobora byose niyo yabimpaye, nimba ari nayo ibitwaye izabinsubiza. Ibitekerezo bye, haleluya. Mwana w'umuntu, barakubwira ngo kanseri, ngo diyabete, ngo n'indwara idakira, ukava no kumana ukavuga ngo mana ko njyewe wirirwa mvuga nkirirwa ngenda nkirirwa mvuga ijambo ryawe, ni gute ndwaye diyabete nsengera abantu bagakira? Urabasengera bagakira ariko ntabwo ari wowe ubakiza. Ibyo biri mu bitekerezo byawe, ngo usengera abantu bagakira, ukagira ngo ni wowe ubakiza. Y'Imana ibakiza nimba kuko uyifite mu bitekerezo byawe nawe uyemera nk'Imana yawe. Iyo ndwara bavuga igakira, irakira. Ntabwo zishyira imbere y'Imana, ibintu byose birashoboka. Ngo Yobu ngo arangije arababwira ati sinareka Imana yawe, kubera Yobu yarazi ubunini bw'Imana. Haleluya. Yobu yarazi Imana, yaragendaga akayumva, yamubagamo, ndetse niyo yishimisha urwo rujyo akababara agatobagurika, ariko yarazi ubunini bw'Imana. Haleluya. Yobu ngo yarazi ubunini bw'Imana, kandi ubunini bw'Imana yawe, ukuzi Imana yawe, ni nako imirimo igukorera ingana. Ubunini bw'Imana yawe ni nako iyi mirimo igukorera ingana. Ese Imana yawe uyizi? Ubunini bw'Imana yawe bungana bute kuri wowe mbene data? Ese uzi Imana yawe koko nkawe uzi, cyangwa uzi Imana ya Mutesi? Uzi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego? Uzi Imana ya Daniyeli mu rwobo rw'intare? Urayizi cyangwa uzi Imana wumva ku magambo? Ese iyo Mana uzi koko ikurimo? Banza ushake Imana, uyishakane umwete. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abanshakana umwete bazambona. Shaka Imana yawe nurangiza, haleluya, nurangiza uyishyiremo, haleluya, ikubemo, uyibemo. Ubunini bwayo uko ikurimo, mbese uko ingana, ni nako uzagukorera. Wiyivuga ku munwa, ku isonga y'ururimi, kuko niyivuga ku isonga y'ururimi niyo izaguma. Uzayisigarana ku isonga y'ururimi, ujye ugenda uvuga ati yewe Imana ndayizi, nayumvise ejo bundi mu rusengero kwa kanaka, narayumvise ejo bundi mu materaniro kuri Mutesi Delphinizi, narayumvise ejo bundi mu rusengero barimo kuyivuga, nayumvise mu kanya barimo kuyiririmba. Izasigara hano ku isonga y'ururimi, ku munwa hafi. Ariko nuwumva Imana yawe, warangiza ukayibyibushya, ukayigaburira ikabyibuha, haleluya, ukayitegurira aho kwicara muri wowe, aho kuryama, aho gutura ibihe byose, haleluya, nayo izakora ibingana nk'uko uyifashe. Umuririmbyi yaririmbye ngo ndayumva mu birenge, ngo ndayumva mu biganza, ngo ndayumva mu mutwe ngahanwa. Ubunini bw'Imana yawe nibwo bukora ibingana nk'uko Imana yawe yumva uyifata. Harabona aka kanya bagendera mu Kigali mwene data, birirwa bagenda bazengurutse ngo ariko se njyewe ngo Imana yahaye Sara umwana ngo yaracuze, ngo ari umukecuru, ngo none igiye kuva nashatse umwana ndamubona. Ntabwo wabuze umwana, ahubwo ibitekerezo byawe, mindset yawe niyo ituma aka kanya utamubona. Sara yarizeye, wa mugore we w'aka kanya, wa mugabo wakubwira ngo urabona umwana aka kanya uri umukecuru ugendera ku kabando, wanamutera n'amabuye ukamwirukankaho. Kubera iki? Ibitekerezo byawe biri kukubwira ko nta mwana uzabona. Hindura ibitekerezo byawe rero, byose bizashoboka. Nuko rero Imana ukayubaha uzarya. Umuntu umwe yarambwira ngo ntabwo Imana ngo yamanuka mu ijuru ngo ikujugunyire amafaranga ngo akire. Ibyo uvuga koko ni ukuri, niko byumva, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niwubaha Imana izabikora, aho izacisha ntaho uzi,
uzagera n'aho gutura. Ndabifuriza rero kwiga mu kumva. Hindura ibitekerezo byawe, ibintu wishyizemo ubyikuremo. Numara kubyikuramo wowe urememo ibindi ibyo ushaka kuba, wowe uko ushaka kuba ari byo uremamo mu mutwe wawe. Numara kubishyira mu mutwe wawe bikakujyamo, niko uzaba. Ubaho Uwiteka, va mu byaha, reka ibyo bintu byose byakugize konike. Nkonge kumva ku nzoga sinabishobora, ngo isigara ntabwo nabishobora, ngo ubusambanyi sinabishobora, ngo narabigerageje ntabwo ntagize. Biri mu mutwe wawe nyine, bigumemo, nibyo bitumye uba uwo uriwe. Hindura ubaho Uwiteka, ukorere Kristo, ugendane n'ijambo ry'Imana, usome Bibiliya. Bibiliya irimo amagambo menshi kandi meza y'ubwenge akuyobora ku nzira y'umusaraba kuri Kristo, ugakorera Imana. Ubaha Uwiteka, ukorera Imana, uba umwana w'Imana, ibindi byose bizashoboka. Iryo jambo niryo nigishije uyu munsi. Ibitekerezo byawe nibyo bitumye uba uwo uriwe aka kanya. Emerera Kristo, urirwanira intambara udashoboye kubera. Emerera Kristo akurwanira intambara zawe. Umvira Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana niko rivuze uyu munsi, umvira Umwuka Wera. Abantu birirwa baburana ngo mana ngo narasenze mu byagenze bite. Reka da, jya mu mutwe wawe, jya mu bitekerezo byawe, wumvira Umwuka Wera. Reka turekera kuko navuga nkazanageza n'ejo, ndetse nanavuga byinshi kuba imitekerezo y'abantu yo ni migari kandi ni myinshi. Ariko niba hari icyo ugize ukuramo wowe nkawe ugikuyemo, va muri biriya bintu bitagufitiye umumaro. Wowe ubwawe urabizi, bivemo. Hindura imitekerereze yawe, ube uwo ushaka kubaho. Kurikira Kristo, ube umwana w'Imana, ugire irangamuntu y'ijuru, ibindi ubimurekere. Reka dusenge Imana kandi nsabira n'umugisha abo turi kumwe muri aya materaniro, abankurikiranye live, abo turi kumwe, abazankurikirana nyuma, impande enye zose zizi. Umuntu wese uzabyumva musabiye umugisha, kandi musabiye Umwuka Wera azamuyobore kugira ngo aya magambo azagire icyo akuramo. Reka dusenge Imana rero maze dutandukane. Mwami Yesu atugirire neza. Uwiteka Mana nziza, urakoze, ndagushimye. Mwuka Wera wakoze, ndagushimye. Nakumvishe Kristo wari uhari, kandi amagambo yawe yasohotse neza Mwami mu kanwa kanjye. Nakubereye mikoro urivugira Jehova, kuko ngewe nta magambo mfite nabwira abantu, nta n'ikintu mfite navuga imbere y'abantu atari we Mwami w'abantu. Ijambo ryawe riratambutse kandi riciye mu matwi y'abantu, rijya no mu mitima Mwami Imana, rigiye mu mitima y'abantu maze rishingamo imizi. Ndamye nashidikanya ko ritagiye mu gutwi ngo risohokere mu kundi, ahubwo Mwami w'abami, umuntu uryumvishije rimugiriye akamaro. Ngaho rero ni wowe ugendagenda mu nda mu mitima y'abantu, kandi ni wowe utuzi kurusha uko twizi. Ni wowe utanga amarangamuntu Mwami y'ijuru, ubwenegihugu. Ni wowe wandika abantu mu gitabo cy'ubugingo Jehova. Reka umuntu wumvishe iri jambo ryawe akaba agiye kuva mu byara arimo bitamufitiye umumaro, bidatunganye, akaba aje imbere yawe Mwami, akakwemerera ati ibitekerezo byanjye ndabihinduye, ni wowe ubirimo. Reka nyaguhora ku ngoma Imana ishobora byose, nawe umwandika mu gitabo cy'ubugingo kandi umugirire neza. Ndasabira Mwami Imana yanjye abantu bose impande enye zose z'isi, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa Jehova. Urakoze kuko uri mwiza. Simvuga byinshi cyangwa ndondogore, ahubwo ni wowe wera kandi ni wowe ushobora byose. Ubutware n'ubushobozi bw'ubwawe kuri twe Mwami. Komeza urwane natwe kandi utuyobore none n'iteka ryose mu izina ryawe Kristo. Amen.